Nibyo mwaramutseho neza mwese abadukurikiranye muri mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu. None magingo aya tariki 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 nongeye kugaruka hano imbere y'izi mikoro za Region Info tuza ndetse ndamutsa mwese mudukurikiranye muri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abari mu Rwanda, by'umwihariko abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse nkongera abari muri Uganda, Zimbabwe, Zambia, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye mwongeye kudukurikirana kugeza kuri uyu munota. Unyemerere mubwire amwe mu makuru y'ingenzi kandi tugiye kuba twagarukaho. Abagize itsinda ry'umutwe wa 23 finally biremezwa ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hamwe n'imiryango igiye itandukanye ko aba barwanyi b'umutwe twaje wa 23 babashije kuba bagera mu mujyi wa Uvira, ndetse bikavuga ko ibi byakozwe ku kagambane karimo bamwe mu basirikare bo hejuru bari basanzwe bari muri ibi bice mu gisirikare cya FARDC bageze ubugambanyi cyangwa se akagambane n'umutwe wa 23. Kandi biragaragara ko iberutse kuba mu mujyi wa Goma cyangwa se kwifatwa ry'umujyi wa Goma noneho byabaye indengakamere, aho abasirikare ba leta ya Congo FARDC bongeye kugaragara basohoka mu mujyi wa Uvira batarwanye. Amakuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi FDNB nyuma yo kubona ibyari biri kubera mu mujyi wa Uvira kugeza kuri isaha bamaze kugarira ku bice byose bibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko muri ibi bice, ndetse bakaba bafite abasirikare benshi cyane babarirwa mu bihumbi kuri ubu bakambitse ku mipaka mu rwego rwo kwirinda yuko inyeshyamba zo mutwe wa 23 zishobora gukomereza ibitero byabo muri iki gihugu cy'u Burundi bafatanyije n'imitwe irimo Red Tabara isanzwe n'ubundi irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Abarimo twirwaneho ndetse kandi kugeza uyu munsi bivugwa ko bakorana n'umutwe wa 23. Ese izi nyeshyamba zo mutwe wa 23 ziraza gukomeza kwerekeza Crimea mu mugambi wabo nk'uko bakomeje kugenda babitangaza cyangwa se babigaragaza, cyangwa se biraza kuba ko izi nyeshyamba zugarira cyangwa se zikaguma muri umujyi wa Uvira? Igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyaba kiri gutegura operation zo kongera kwigarurira ibice mu gihe cyangwa se mu masaha makeya iki gice kigaruriwe. Ese ifatwa rya Uvira ryaba agatego ku mutwe wa 23 ndetse n'abawushyigikiye ibi bihuriye n'amasezerano ya Washington aherutse gusinywa? Niki ibiza gusiga mu masezerano ndetse n'ibiganiro byarimo bijya mbere idoha muri Qatar? Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twakwicara hamwe tugasuzuma cyangwa se tukareba, ubundi tukareba n'intege nke igisirikare cya leta ya Congo gikomeje kugira, bigashyira kangaratete bimwe mu bice bikomeye cyane bishobora kuzaba n'ingaruka zikomeye cyane kuri ikigo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo zitazigera ziterurwa n'umugabo umwe, cyangwa se zizaba ingaruka zo gutereza amaboko yombi. Unyemerere ibi tubigarukeho. Hanyuma rero ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone ukurikirana cyangwa se ubana natwe umunsi ku wundi mu biganiro tubageza hano kuri Region Info, reka nkubwire yuko iki ari cyo gihe ari nako kanya kugira ngo we wabikora cyangwa se ubashe gukanda subscribe. Bityo rero reba kuri ako kabuto gatukura ukande subscribe cyangwa se sabone. Kuba mwamaze kubikora nta kindi ndabashimira cyane. Hanyuma rero hari ibitekerezo, hari inyunganizi, byose turabihuriza hamwe tubishyire muri komenti tuganire ku bijyanye n'aya makuru ari guturuka Uvira. Nagahumamunwa ndetse nakumirwa gakomeye cyane. Ibyo byose rero mukamuza kuba mwabishyira muri groupe yacu ya WhatsApp nanone mu by'ukuri, cyangwa ariko by'ingenzi cyane yandika muri komenti igitekerezo cyangwa se inyunganizi ufite ku bijyanye n'amakuru ari kujya mbere cyangwa se naho ibintu bihagarariye. Nibitaba ibyo imitima muri comment ubundi twikomereze. Mu gihe kandi like ari ingenzi cyane, ariko ntiyubagirwe na share. Reka rero nta gutinda dukubite tubangura twanzika tudondosha twimata turareba uko bimeze cyangwa se uko biramutse bihagaze kugeza kuri uyu munota. Imiryango irimo Human Rights Watch, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye kugeza kuri isa cyangwa se kugeza magingo aya ngaya ubu tuvugana biremeza ko amasezerano ya Washington amaze guhungabana ku kigero c'100%. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters biravuga ko inyeshyamba zo mutwe wa 23 zinjiye mu mujyi ukomeye, ariko kandi bikaba ikibazo cy'ihungabana rikomeye cyane ry'amasezerano y'amahoro ya Washington bigaragara yuko asenyutse. Ibi rero akaba ari ibyavuzwe tariki 10 z'ukwezi kwa 12 n'ibitangazamakuru birimo Reuters n'imiryango igiye itandukanye. Ni nyuma rero y'amashusho, ni nyuma y'ibyakomeje kugenda bijyanze cyangwa se byakomeje kugenda bigaragara. Ibi rero ngo bikaba ari ibivugwa byerekana cyangwa se bimwe mu bimenyetso na kuka bivuga ko inyeshyamba zo mutwe wa 23 zaba zigeze
mu by'ukuri muri iki gice cya Uvira. Ingabo z'u Burundi bikaba bivuga ko zababajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibyabereye cyangwa se n'ibyabaye hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho izi ngabo z'u Burundi zivuga yuko kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha nta kindi kintu barimo kuvuga, nta kindi kintu barimo gusobanura kuri iyi ngingo. Baravuga bati nta kindi gikurikiyeho ni ukurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Reka turebe inyandiko mu masaha makeya imaze gushyirwa hanze y'umutwe wa 23, hanyuma ibindi nabyo turagenda tubisuzuma gake gake cyangwa se turagenda tubigarukaho buhoro buhoro. Amasezerano ya Washington arasenyutse cyangwa se arangijwe. Icyo cyo ntabwo tuza kukibonana mu masaha make yatambutse mbere uko ninjira hano muri studio. Umuvugizi w'abarwanya umutwe witwaje intwaro wa 23 agira ngo ubwire ibyo atangaje cyangwa se ibyo amaze kuba yavuga. Agize ati M23 irasaba FARDC, irasaba imitwe ya Wazalendo irimo Maimai Wazalendo kuba kiri muri Uvira ndetse no mu nkengero zayo, ngo kwishyira mu maboko yayo kandi nta mananiza hakurikijwe icyo bita amahame y'ubutabazi. Ati ku bijyanye n'abarwanyi cyangwa se n'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri baba bagikomeje gukora muri utu duce, ngo 23 irabizeza ko bari buze kugirwa neza bagashyikirizwa abayobozi b'u Burundi mu buryo bwubahirije uburenganzira bwa muntu. Bivuze ngo kugeza kuri izi saha igisirikare cy'u Burundi dukurikije biri kuvugwa na Lawrence Kanyuka ni bamwe mu bakomeje kugerageza, ni bamwe mu bakomeje gufata iya mbere, banga kuva ku izima ako kanya, bakomeza kugigira, bakomeza kuba bakwirwanaho. Ariko mu bigaragara urumva ko FARDC yaba yabatereranye, Abarundi rwose yabatereranye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urumva ko abasore bari bagihagaze bwuma, abasore bari bagihagaze bwuma kabisa, na n'iyi saha kugeza ubwo mu by'ukuri Lawrence Kanyuka yavugaga ati mwe mumanitse intwaro hanyuma tuvugane n'ubuyobozi bwanyu. Ariko kandi kugeza ubu icyo ntabwo kigeze gikorwa, ahubwo reka nkubwire n'itangazo riri officially inyeshyamba za 23 zashyize hanze. Bati umujyi wa Uvira ubu rwose urindiwe umutekano. Uyu munsi ibikorwa by'iterabwoba bikuweho, abenegihugu bacu barahamagarirwa gukura ibikorwa byabo bafite mu mahoro yuzuye rwose. Abahunze amarorerwa yakozwe yakozwe mu bice byugarije umujyi wa Uvira mu mezi ashize barashobora gusubira mu ngo zabo mu bwisanzure. Ubu bakuwe mu gutotezwa ndetse n'urugomo. Ibi ni inyandiko ya Lawrence Kanyuka yashyizwe mu mukono na Lawrence Kanyuka y'iri huriro ry'umutwe wa 23. Bati umujyi wa Uvira ati turawufashe, ati kandi atabahunze bagaruke, ati duhagaritse ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa. Akomeza agira ati icyo cyari ikika cya mbere. Ritangazo rikomeza rigira riti AFC na 23 tuributsa imiryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ko mu gihe cy'amezi arenga 3 bikomeje gutera impungenge zijyanye no gukwirakwiza amagambo y'urwango ndetse n'ibitero byibasira bene igihugu bacu kubera isura yabo. Ati tuhashimangiye kandi n'umuryango mpuzamahanga ku bwicanyi bwakozwe n'ingabo z'ubumwe bw'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umufasha wabo u Burundi mu turere twabohowe. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigize ihohoterwa rikabije kandi rimwe na rimwe by'uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage ba Kongo. Lawrence Kanyuka avuga ko imiryango mpuzamahanga igomba kumenya ko mu by'ukuri ngo bahagaritse ibikorwa byakorwaga na Kinshasa. Uyu mugabo yongeye gushimangira icyemezo, ariko arimo arabivuga mu izina rya 23
yongeye gushimangira icyemezo cyo kurengera abaturage b'abasivili ndetse no kurengera uburenganzira bwabo ku gitero icyo ari cyo cyose ngo aho cyaturuka hose. Ni ukuvuga ngo 23 isi ivuga yuko yiteguye mu nguni zose zishoboka guhangana na FARDC. Ati yahamagariye abayoboke ba FARDC kimwe n'amatsinda ya Mayimayi Wazalendo akiboneka muri Uvira ndetse no mu nkengero zayo kwitanga ngo bidatinze kandi nta shiti mu rwego rwo kubahiriza amahame y'ubutabazi. Naho abarwanyi b'Abarundi ngo bafashwe cyangwa bagikora muri kariya karere, ati turemeza ko bazitabwaho neza bagashyikirizwa abategetsi b'Abarundi mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ibyo birakorwa gutyo mu nyumvire, ibyo ni byavuzwe na Lawrence Kanyuka. Kuba Uvira kugeza kuri iyi saha twavuga ko abarwanyi 23 biri kuvuga ko bayirimo cyangwa se baba bamaze kuyigiramo, kuko niko biri kugaragara ndetse nako bimeze. Byaba bihagaze bite? Nubwo igisirikare cya leta ya Kongo ntikize guterwa isoni n'ikimwaro n'ibikorwa byabo bibi bibageza ku gutsindwa, ahubwo turibaza cyangwa se turasigara twibaza tuti birimo birapfira he? Ni biki bishobora gukurikira ifatwa rya Uvira, umujyi ukomeye, umujyi wa strategique, umujyi w'ubukungu, umujyi wa rizingiro ry'umutekano? Ingaruka zikomeye cyane zishobora gukurikiraho n'izi. Hari impinduka niri ku rugamba rwose muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC mu by'ukuri ihuye n'igihombo gikomeye, mu by'ukuri birakomeye cyane. Imirwano ishobora kwimukira mu duce tugiye dutandukanye turimo Bukavu, Kibasange, Baraka, Fizi, Itombwe. Ese koko nibyo? Ibi byanahindura imiterere y'ingabo ku mirongo y'imbere ku rugamba yose. Ariko tumwe muri utu duce turimo Kibasange n'ubundi wavuga ko inyeshyamba za 23 zageze muri Uvira habanje kubemo imirwano. Amakuru agaragaza ko hari abaturage benshi baza kuba impunzi, hari ihungabana ry'umutekano, rifatwa ry'umujyi ushobora guteza abaturage benshi bava mu byabo berekeza Bujumbura. Imiryango mpuzamahanga irimo OEKHCR, CCR irifite akazi gakomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu ko gukurikirana iyangirika ry'ibikorwa bigiye bitandukanye. Kuri ubu leta ntigihari. Hari impinduka mu mikorere hagati y'ibihugu by'abaturanyi. Iyi Uvira kuba iri mu maboko cyangwa se twavuga ko iguye mu maboko y'inyeshyamba ni ikibazo gikomeye cyane hagati y'u Burundi, ndetse n'ikibazo gishobora kubaho ku mipaka hagati y'u Burundi ndetse n'iki gice kirimo kijya mu maboko y'umutwe wa 23. Nkibutsa ko Uvira ni igice cyari gifitiye runini igihugu cy'u Burundi. Ibi ntabwo twabitindaho, nk'uko Abarundi bari bafitiye runini iki gice, kubera ko ibijyanye n'ubihahiranire cyangwa se n'imikorere mu bicuruzi ni ahantu hagufi cyane rwose. Sinzi niba u Burundi buraza kwemera gufungura imipaka yabwo kugira ngo hakomeze imigenderanire cyangwa se hakomeze kubaho guhahiranirana hagati y'izi mpande zombi. Tanzania irarushaho gukaza umutekano wayo Rusumo, Kigoma, ni mu gihe kandi Rwanda na Uganda bishobora kuvugwaho uruhare cyangwa ingaruka z'ibikorwa byo gutera n'amaoperasiyo agiye atandukanye muri ibi bice. Abarwanyi bo 23 biragaragara ko mu by'ukuri baza kwiyongera muri ibi bice, mu gihe kandi imipaka imwe n'imwe ifunzwe. Imihanda y'ingenzi nka Route Nationale 5 biraza kubihurizo nanone gukomeza kuyikoresha. Ari igihombo gikomeye cyane mu bukungu bwa guverinoma bwaturuka gahanga muri Kivu y'Amajyepfo. U Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania ni ibihugu byifashisha iki gice mu bucuruzi ndetse byagiraga ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Ni kimwe mu bikomeye. Ibi biragaragara kunyeganyezwa kwa politike Kinshasa ndetse n'isi muri rusange, kuko angaha politike y'isi nayo iranyeganyejwe. Kubera iki rero? Ntabwo byari byitezwe ko nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington nk'aya ngaya twakumva inkuru ivuga ko umutwe wa 23 uri muri Uvira. Ibi bifite icyo bisobanuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri politike yabo n'imbaraga zabo, bifite icyo bisobanuye kuri Kinshasa
ndetse yewe bifite n'icyo bisobanuye kuri izi nyeshyamba. Ifatwa rya Uvira rishobora guteza igitutu kuri guverinoma ya Tshisekedi. Abaturage sinzi ko muza kubyakira rwose, turacyari mu rukerera, cyangwa se navuga ko cyari kare, ntabwo wenda kiri mu rukerera cyane, ariko ubu icyo abaturage baza gukora turakimenya amasaha ari imbere. Zimwe mu nama z'umutekano zakorwaga aribyo navugaga i Doha, hashobora kubaho ko zihagarara kuzigarika. Hari uguhindura abayobozi b'ingabo mu turere, komandoma igahinduka, imyigaragambyo mu bice bigiye bitandukanye nka Kinshasa. Ibi bishobora kuba twongera twitegure amahanga ko ashobora guhaguruka cyangwa se agiye guhaguruka, nubwo ahaguruka nyuma y'igihe kuko bakaba barahagurutse mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, ya SADC, MONUSCO bashobora guhita basaba inama zihutirwa ziga kuri iki kibazo. Bashobora gusohoka amatangazo akomeye asaba guhagarika imirwano ndetse n'ingamba zihutirwa hamwe n'amahame yabasabwa izo nyeshyamba. Ibyo rwose mu byitege. Ibice bimwe na bimwe bishobora kugaragaramo umutekano muke, angaho Warungu ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ifatwa rya Uvira ni impinduka nini ku bice nk'ibiri strategique, rikagira ingaruka ku mutekano, ubukungu, politike n'umubano w'ibihugu byose byegereye uyu mugezi wa Ruzizi. Ibyo byo mugomba kuba mwabimenya. Tanzania, Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi hari ikintu gihindutsemo cyangwa se cyaba kigiye guhindukamo nyuma y'ibyo ndi kubona birimo bivuga ko Uvira rwose yaba itakirimo ibarizwa mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Nagahinda gakomeye cyane ku bakunzi ndetse n'abashyigikira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kubera yuko kuri inshuro baratengushywe, kandi nkeka ko, cyangwa se icyo navuga, sinzi niba navuga ko ubushobozi buba butabuze. Intwaro zari zihari, abasirikare bari bahari, ariko bikavugwa ko, cyangwa se hakaba hari amakuru avuga ko ngo abenshi mu basirikare bakuru ba FARDC bari bari muri umujyi wa Uvira baje gukora ibisa n'ubugambanyi. Hari uwavuzwe ejo bundi bivuga ko mu by'ukuri byari bikomeye cyane. Imirwano yabaye rero nta kindi kintu kiri ugomba kuba wamenya mu duce tugiye dutandukanye. Ino mirwano yasize abaturage bamwe bahasize ubuzima, ibyo byo ugomba kuba wabimenya. Hari abahunze ndetse kandi no ku mpande zombi hari imibare mikeya mu by'ukuri yabayeho. Bivuga ko urubyiruko rwinshi muri Wazalendo ndetse n'abandi muri utu duce ngo baje kuba basiga ubuzima nyuma rero y'ibyakomeje kugenda biba muri iyi Uvira. Abaturage bakaba bishe mu mazu bamwe, abandi bahungira mu bihuru mu rwego rwo kuramira ndetse no gukiza amagara yabo. Ibyo ni ibirimo bivugwa kabisa, cyangwa se ni ibirimo bitangazwa. Ariko hari ikindi kintu kiri kubaho. Amwe mu mafoto agaragaza cyangwa se yerekana umutwe wa 23 uri muri ibi bice bya Uvira yakomeje gushidikanywaho, ariko nagira ngo nkwibutse ko tuve mu bintu byo guhisha ukuri, cyangwa se tuvuga ukuri uko kuri, kuko nibyo bigomba kuba byatanga igisubizo kuri iyi FARDC irigaragaramo abagambanyi, kuko ntabwo ibingibi nza kubyita kujenjeka. No vuga ngo bamwe ibi bintu bipfira kuri bamwe mu bayobozi bakuru mw'abantu mwe. Umutwe wa 23 urimo kubyina intsinzi ndetse uri kwerekana ko ushoboye, kandi ko ifatwa rya Uvira ari igisobanuro gikomeye cyane ko amahanga mu by'ukuri ngo agomba kuba yakwemera kuganira, cyangwa se leta ya Kongo nayo ikemera imishyikirano. Ariko kandi bikaba bivuga ko abajenerali bagiye batandukanye ba FARDC ari abagambanya muri Ruviri.
n'umwe mu bashyizwe ku rutonde rwa mbere rw'abagambaniye cyangwa se rw'abakoze ibikorwa by'ubugambanyi hano muri iki gice cya Uvira. Siwe gusa, ndakubwiza ukuri, hari n'abandi bakomeje kugenda bavugwa muri ibi bikorwa nyine by'ubugambanyi. Ntabwo ari we gusa, hari na bagenzi be, ariko tukibaza se Kongo nikomeza kugambanirwa gutya amaherezo araza kuba ayahe? Biraza kugarukira he? Haracura iki mu duce tugiye dutandukanye, mu gihe tubona ko ibiri kuba hari impande zitabyitayeho, ibiri kuba hari ukujenjeka. Nkeka ko buri umwe wese ategereje ijambo ry'umukuru w'igihugu cyangwa se icyo ubuyobozi buza kuvuga nyuma y'ibi ngibi biri kumvikana, cyangwa se nyuma y'ibiri kuvugwa hano muri Uvira, ubuyobozi icyo buza gutangaza. Kugira ngo buri umwe wese ategerezanyije amatsiko menshi rero kuza kumva icyo ubuyobozi butangaza. Rero nk'abantu mwe umutwe wa 23 washinzwe ibikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi muri Uvira, ibyo byose rero ni birimo bivugwa, ndetse kugeza kuri isaha ingabo z'u Burundi zikaba zirinze imipaka yazo nyuma y'uko inyeshyamba za 23 bivuga ko zageze muri iki gice cya Uvira. Ibyo nibyo ugomba kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa. Hanyuma andi makuru y'ingenzi ku mpinduka ziza kuba cyangwa se biteganyije ko ziza kuba, ndaba mpari 5/5 kugira ngo mbwire uko bimeze. Ibyo ntibyari biramutse situation yahindutse. Rero nucikwe n'andi makuru atandukanye kandi y'ingenzi cyane tuza kugutangariza cyangwa se kukubwira. Jye nari Bosco, iyi ni Region Info. Ku bantu mwakanze subscribe cyangwa se sabone, mbashimira cyane abatarabikora, ubwo nicyo gihe nako kanya. Ubundi rero ikindi kintu kiriho ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuho ibintu bihagaze muraza kutubwira. Ciao rero, hasta la vista, dusubire mu masaha ari imbere.